Imana yo kubana ku cyumweru, iki cyumweru ni icyumweru cy'umugisha. Nizera ko Imana tugira neza. Nganira n'umushumba, tuganira intego nazigishaho ayimbaza no gushimanukiramo kuza kuvugana namwe ku minsi yo guhembuka. Iminsi yo guhembuka. Mu cyongereza baravuga ngo ni refreshment, iminsi the days of refreshment, ni iminsi yo kongera gusubizwamo imbaraga. Kuko Petero yavuze muri Ibyakozwe 3:19 yaravuze ngo nuko mwihane mwibukire ibyaha byanyu bibabarirwe kugira ngo muhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe ngo iminsi yo guhembuka ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Amen. Haleluya. Iminsi yo guhembuka ituruka ku mwami. Nashatse gukoresha twabigane mu gitondo, ariko Imana iradusura mu bundi buryo budasanzwe. Mu ijambo ry'Imana twaganiriye n'aba mu gitondo, ariko namwe tujye gukomezanya mu izina rya Yesu. Iminsi yo guhembuka ituruka ku mwami, nashatse gukoresha iyi nkuru iri mu gitabo cya Ezekiyeri. Ubwo Ezekiyeri yabonye yerekwa, abona amazi waturuka mu rusengero asohoka agana iburasirazuba. Ayo mazi ayabona, yaje ari amazi asanzwe, ntabwo barekana uburyo ikigero yari ariho, ariko ndashaka ku kintu cyitwa amazi muno mwanya. Amazi mu ijambo ry'Imana afite ubusobanuro bwinshi butandukanye, ariko cyane cyane butatu bukomeye. Hari igihe avuga mu mazi nk'ubuzima, abwira umusaba aramubwira ngo iyo abaga aruzi gusabye amazi nawe yanishyuka musaba amazi. Mwari magambo avuga ubuzima ndetse n'ubuzima bw'iteka. Ahandi hantu igakoresha amazi, ikoresha nko ijambo ritweza, buriya turumva ijambo rero ritunganye. Ariko natinda hano Yesu yavuze ngo unyize imigezi y'amazi izadudubiza iva muri we. Hanyuma mu cyo gihe yavugaga umwuka wera ngo yarataraza. Rero umwuka wera yagiranwa n'aya mazi, ndetse niyo ugiye muri context ya kino gitabo ubona yuko amazi ari cyo asohoraga ngaha. Rero ayabonye ngo amazi yarasohotse. Amazi mu gusohoka ngo aragenda, hanyuma ngo abona umuntu araza, aramubwira ngo ndashaka dupima aya mazi, kandi aya mazi namara gukora mikono 1000, namara gukora metero 500, ko mikono wise ubonye ubusobanuro ko zari metero 500. Rero muri metero 500 turaza gupima tureba aho aya mazi agera. Ngo apima metero 500 ngo abona amazi ngo aragera mu bugombambari. Ngira ngo n'abatoya n'abakuru ubugombambari nta muntu utabuzi. Ubugombambari ni munsi rwose mu kirenge hasi. Ubugombambari ngo apimye ngo asanga ayo mazi aragera mu bugombambari. Agira mbwire naguze bakare amazi y'ubugombambari uretse umuntu wambaye inkweto gusa zigoye, ariko umuntu ugendera n'amaguru amazi yo mu bugombambari nta kintu ashobora kumutwara. Ni amazi anakugiyeho rwose, nta gukene sime kuyanagura, ugira buke ukayihunguraho ukakuvaho. Asanga ayo mazi rero yo mu bugombambari ntashobora kuzana iminsi yo guhembuka, ntashobora kuzana guhembuka mu buzima bwawe. Bivuga iki amazi yo mu bugombambari? Urabizana igihe mu bintu by'Imana ukabona rwose birakugira mu bugombambari. No kuvuga ngo cyobora kuzana ugatera, cyo kuzana nkaririmba, yewe cyo no kuzana nkarabwiriza, haba mu mirimo y'Imana. Ariko amazi yo mu bugombambari nasohoka hariya ntararenga rugi ahita agikwi yarangiye aryo gukana. Niyo mpamvu itagutangaza hari umuntu ateranye hano saa 9 akajya gusambana. Niyo mpamvu itagutangaza hari umuntu ufite turimo turavuga amagambo y'Imana muri SMS muri telefone aho ngaho arimo arandika amagambo yo kugambana, yo kugira nabi, y'urwango, kandi ari mu nzu y'Imana. Hari abakristo rero bibera umwuka barabera mu bugombambari, ntacyo batwara, basa n'abafashijwe. Ariko nigeze kubona umuhungu umwe yibera mu bugombambari, ndabwiriza agiye kubona Dawidi, haleluya, ati ko naho nikubwiriza imbere muri bacu mazi y'ubugombambari. Imana itugire neza, Imana itubabarire. Hanyuma aramubwira ngo rero reka twongereho metero 500, twongereho mikono 1000, twongere dupime yenda hano aya mazi araza kuba aho yageze. Ngo
basanga amazi aragera mu mafi. Amavi aratangaje. Ubusa kuwakoze ariko igice kinini cy'icyumbutse. Amazi yo mu mafi afite amakanzu nkaho macamara papa ari igihe uzamura rwose ukazinga ukaba tukatambukamo neza wamara kugera hungutse ukamanura ipantaro. Harabazana mu materaniro bakaza bakaririmba nayo mu mafi bazamuye barabaye abana beza turatera hariyo bakagira ngo cyari bakimanura bazinga mafi. Ayo nayo ntashobora kuzana iminsi yo guhembuka. Turacyari kumwe? Ushobora kuza ukareba indirimbo nziza ariko byarangira ayo mu mafi avuga ariko wakongera agapima izindi mikono 1000 baragira utari ngo apime amazi agera mu rukenyerero naho Rwanda ndaza cyangwa sinza batangiye kumfata ndagenda cyangwa singenda kwari ubipmuka byaje ariko nyine kubimanaginga no gushyiramo no kugira mu bwenge kwari ubwo cyangwa kugira mu byiza ariko nabwo atuka umumama n'umupapa ntabwo nabwira gutya kwari ubimana bwira kurira ariko reka nubwese ubu Rwanda nibigiye kugutwara ariko udashaka kugenda ukumva hari urwego Imana ishaka gutwaraho ariko ukumva nabwo hari umuntu ashaka kumva hari ibintu bimwe uramutse yarataga gukomezanya ari kwica business ari kwica team hari abantu bitwa team ari kwica team mu itorero rufite urumukunzi Imana ariko se kaga facteur ari gutekinika ndakagira gute urwara ni ariko cyaho n'umva gikomeye muri hagati na hagati Imana ijyavugaho ngo budakonje cyangwa ngubire bene magambo aida wigire hepfo mugomba bari we hepfo uharenge kuko hagati abantu rafi hagati uburwari bitekerezo umuntu w'ituruka yaravuze ati birangoye n'ubu Paulo avuga neza ariko no hanze biracyariyo umusore k'amatereko n'ubwo ibintu nabijyamo hari ibyo amagambo hari abantu haruzaga bakarira bakubisha mu byo bakozeho ariko yagera hanze nabwo kuva hanze haracyashye mu mwuga yafashe ariko hanze haracyagira gute haracyashye amazi y'umugomba ntashobora kuzana imitsi y'umuhimo amazi y'umugomba nigeze kwigisha n'umwambwe ati maze kwigisha ati wigishije neza ariko nzaza gukizwa nzamara amaze kuwa kane mu minsi 3 gusa kuwa kane nzamara amaze tabifana dufite akantu ugomba gukora kuwa mbere babarasiga kubere ko kuwa kane nzatamara umfari ibintu kandi kumurati ndakuhombye kutataje kwicara ariko kane si kucyumweru kuwa kane nzazamara neza babarira mu minsi 3 gusa mwereke ayi mugomba mbere iyo rero ntashobora kuzana iminsi yo guhembuka numva mwabijyamo ariko uyu musheri ambere ariko mugomba baruka Imana wari ndaha Imana kwiyeskije yemeza ko byari Imana hari Imana yakutuburiye ariko urabise ko mukunda ariko hano harimo imiyaga hano warandohore ariko aramubwira ngo mbabarira wegera imbere ugatoya utari ntabwo ugatoya twongera n'imikono 1000 twongera dupime arebe twapimye bikiri mu bwoko bari turongera turapima bigeze mu mavi turongera turapima bigeze muri kenyero yemera twegeze imbere gatoya twongera dupime wongeye gupima utinda ujya ugahaka ibintu biza mu bikina mukagira ngo ntibizafata ibintu bizana mu busirimu n'ibindi byose ukagira ngo ntibizakunda ibintu bizana mu byo wagenda ariko reka twongere dupime ngo wongeye gupima izindi metero indi mikono 1000 ingana na metero 500 ngo wongeye gupima amazi ararengera amazi ahinduka baptizo amazi ararengera amazi amaze kuva ku mugomba akarenga amazi akarenga urukenyero akarenga
yo wamazi ararengera aruzura. Dore cyane undi mwuka w'Imana umuri kugira ngo ni nkuru kandi kuyamaze gukubita bipimo nawe yaguhereza ibiti. Ari bizabiro basigaye bakora baba bajya kuri internet by'akazi byarantangana ugakora ikizamini iyo ukaza kuri submit kohereza bahita bakugaragaza itangiye imakamunaga ubundi monanga ubu deja ndagizanga ubusubmit yawe yarangiye wamaze kumenya aho bigana ariko aho bigera renzaho aho bigera zamura kuko Imana irashaka kuzana iminsi yo guhembuka. Sinzi umunange ndimo nabwira gutya ubu rwose nuko ari ibanga ariko nanjye nabwira ubigire ariko turarira turasenga turashaka iminsi yo guhembuka iturutse ku mwami kugira ngo ayo mazi arengere. Mama makuru babwira rero iyo yavuye mu rugomba mbare akarenga amafi akarenga urukenyerero akarengera rwo dorereza ibita azana ibintu bine bikomeye. Nifuriza buri muntu wese wayangaha nifuriza itorero ya Kicukiro Imana yavuzeho irivugaho ububyutse. Nifuriza abantu bari bamaze mu myaka 2 two bampimire uretse imyaka bampimire ibyumba byari bikinze insengero zikomeje gufunga nta gicaniro nta repetition nta pasiteri ntawo gucunga bampimire niba bagizera wajya se bampimire se none ejo bundi huye twagiye usanga umugabo w'umuporofitoro bampimirije guma mu rugo bose yacuruza ibigage bampimire ubusa bari muzi ko bose badotse nta gicaniro nta bubyutse nta giterane ariko turapima rero nyuma y'aho ngaho hari imvura Imana ishaka kumanura hari imvura y'ububyutse Imana ishaka kumanura. Abaza amasezerano nugame nazanga ariko baza amasezerano Imana yavuze hano araza ariko nibive mu bugomba mbare birenga amafi birenga urukenyerero birengere hanyuma mu bintu bizaba ngo aya mazi murayabona ariko ngo aya mazi arengerero dore cyagiye gukora aya mazi azamanuka ajya muri Arabu nahagera azagera mu nyanja asanga amazi y'inyanja yapfuye sanga ibintu by'ubugingo byapfuye w'icyambere ngo azabana kiza ayo mazi yapfuye. Ndasega mu izina rya Yesu mu minsi yo guhembuka Imana imaze kiza amazi yapfuye muri twebwe. Hanyuma ngo nimara gukiza amazi yapfuye muri ayo ngayo ngo azasangamo ibintu bizima byapfiriyemo. Sanga ibintu kubera ubugomba mbari n'amafi n'urukenyerero hari ibintu bizima byapfiriyemo ariko ayo mazi y'umurengero nahagera wazuri wicyo azasanga cyose cyapfuye wazakizura. Dore iminsi yo guhembuka sinya mbere ko nuko ibanza gukiza amazi muri twebwe yapfuye hanyuma akazura n'ibizima muri twebwe byapfuye. Uzi ko upfushe n'umwuka ntujya no gushyingura bigapfira ahubwo kandi ukabona byapfuye kandi biri imbere. Uzi ko umuntu aba afite amasengesho y'umwihariko ya saa 9 z'ijoro ubuhembe bari bukaza saa 9 z'ijoro ukajya ugona ukararota imihoro n'ibisimuka naho nuko ikiza muri wowe cyarapfuye. Uzi ko umuntu agira ikizima cyo kwizera muri nibato n'ubushabiranga umugisha we n'amavuta ye akibera nibato bwajya gucya bigapfa ukagenda. Siko impano zijya ziva muri twebwe warahimbaga indirimbo ukagisigara uteratera ukajya utuntu tw'indirimbo ukabyuka shaka kwaci n'ubugomba bari disi upfiriye. Uzi ko umuntu hari umuntu ukunda umurimo w'Imana akajya azinduka gusengera amateraniro akagira n'ubwambere agasengera amateraniro none amahone wapfiriyemo wibera kuri YouTube niho ukurikira byiza. Nahoze bisobanura YouTube ifite umumaro ku bantu bari kure abantu bari ahantu badashobora kugira access yo amateraniro utuye hano hirya nta nama ugiye wambaye ikabutura zirya kuri YouTube ukurikira amateraniro ibera hose cyarimwe oya cyo kakaka ibintu byo bisuka kandi iyo byapfuye n'icyatuma kirafana amaturo bigapfa kandi bahayitangaza uko ngira mbibigisha imwe nagenda mwibuka abanjye gahoro gahoro bahayitangaza nabuze migira bakare amaboko adakorera Imana Satani aratira ari mubizi iyo utari gukorera Imana
maboko Satani atira ibintu muri byapfuye ntabwo muzi muri twakoze ahangaha hariya twakoze muri barekera nta bigwi dushaka ibigwi ni bya none ariko aho ayo mazi azagira hose ikirimo kiragira gute kirazuka uzi ko abasigaza amatendo bakananirwa gusonya tuvuye muri ako imbere hari umuntu wambaye ati umusigari wicaye amatendo nenge kubera iminsi tutakira gutera turekera amatendo nk'uko beza nk'uwavunitse imigongo maze nkora maze n'ukuri umuntu ugasinzira nkumva atari ukuvuga ibintu wabirambiwe ariko aho uyu mazi azagira azabanza akiza amazi yo muri hanyuma azure byapfa niba hari agahinda wagira ni ugutakaza ikizima cyari muri buri wowe ariko hari itangazo ryiza ntabwo cyagiye kirahari ni ikibazo cy'ubugombambari ni ikibazo cy'amafi ni ikibazo cy'urukegerero uyu munsi wo kugira umwana w'umwana ndagarutse ndashaka kongera hari abantu bagira umutwaro wo gusura abantu umuntu agafata inzira akibasura abantu muri mwe kabiri gatatu agasura abantu akamati gusura abantu n'umutwaro wanjye hari igihe bifatisa ibyo bintu byose kagakora sinarebye karekare ngo genda bambwire bagaruka ku murimo kandi bamarize ngo inde wabahaye konje korona yaratwaye konje genda bambarize ngo bagaruke ibizuka mu izina rya Yesu nihongere kuba kuzuka mu izina rya Yesu nibyongere bibe bizima mu izina rya Yesu hari igihe Satani akujengeza kajengeza nahoze mbibwira bakare hari ibintu bipfa muri wowe bakajya kubona housing hari imodoka ubona mu muhanda iteye irange baragize ariko za suspension zaracitse imodoka imena amavuta ibintu bya mu maguru ariko abiri makoro nayo imodoka ushobora kubarika ngaha warupfu ariko hari garage repara hari ijuru ryongera rikarepara uko ikongereka twibutse iminsi yacu ya kera twabure Imana mu mwami twibuke udusubize bya bihe byacu disi mwongere mwige kuri ibi bihe byacu mwongere kuri ibintu byabaga muri wowe kabiri cya mbere ndakivuze aya mazi yuzuye aho ageze ibirimo birazuka amazi arakira ibirimo bikazuka hari igihe wateraga korasi abadayimoni bagahunga none isigaye imeze yaje mu majwi gusa cyakora amajwi yo ni meza ariko nta bindi bisigayemo hari igihe usigara mu majwi na za toni nziza arasa ko hirabinze ntabwo cyazara amajwi ikibazo ni ibigavuyemo Mana dusubize iminsi yacu ya kera ibihe byacu bya kera yari iminsi yo guhembuka icyakabiri sana ngo aho amazi azagera hose ngo azaba amafi menshi kandi ngo amafi ngo azaba ari menshi y'ubwoko bwose hanyuma ngo azaba n'abarobyi gusa abarobyi ngo barobe ngo bandike ipfundura kiriya gice twasomye dutangira bandike ipfundura ngo bavane bajye bandika ipfundura kubera amafi menshi bazaroba barobe reka bafashe rero aho ububyutse bwageze aho iminsi yo guhembuka yageze Imana ntiturobesha amafi asanzwe ariko ubwo Petero ngo ntuzongera kuroba amafi asanzwe uzaroba abantu Imana izana muri kino cyuzi cyayo abatarakizwa Imana iduha iminyago Imana iduha kuzana abatarakizwa mu kintu muzabona cyerekana yuko intege nke zihari niba ushaka muri amakora asangana niba ushaka mufite amakora meza muri Kigali amakora hari amakora n'ibintu byose babana babaga uba arabarenga turafite nimushaka muze uba nimushaka Kigali ifite buildings hari insengero muri Kigali ugeramo kabuti kurwicaramo bingana kwicara muri hotel nimushaka kwicara mu nsengero zidasanzwe niba nta bakizwa bari kuza mu nzu y'Imana ntacyo muri gukora umutima wacu udashobora kubakizwa reka mabwire nahoze mbwira bakare twebwe turi mu kinyuranyo n'Imana twebwe turi kuririmba ijuru nahoze mbwira
amarembo we amarembo kubone turimba tujye turimba tukumva turujwe twumva tugize ibihe byiza ariko hirya Imana iri kuririmba ijuru iri kuvuga muri Petero wa mbere gatatu ngo Imana ntitinze isezerano nkuko bamwe babyibwira uzaza cyari ko ducyura twambara uturabyo tugendane nawe ibyo muri ntabwo icyo kibazo ari ukuza kubatwara ahubwo wihorere imbere kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka ahubwo twese tubone ngo twihane mwene bagabo ni kurimba ijuru kandi kuritinze kuko Imana iri muri business yo gushaka abataragizwa turi mu itorero litagitekereza abakizwa reka mbahereza urugero rworoshye uretse abana ba pasiteri gusa twakoranye no mwitozo abandi mwebwe mugiye gukora mukuremo amatelefone yanyu mufite amatelefone yanyu muyakure muri aho muyafite muyakuremo rwose mashakoshi ndashaka rwose bafate telefone ye fata telefone murazifite muzikure mufuka arafite 3 arafite 2 arafite muzamure turebe angasi gicuciro mugira musafu ya convention mufite telefone ngaho mugiye guca turebe amatachi mugiye guca turebe tazatachi zanyu we mugiye guca turebe touch iziro touch zacu rero abenshi mufite nubwo dufite lisani mama yiri bagiye kwikuramo dufite ikintu cyitwa phone book abantu bari kuri sim card bacu tukagiramo abo kuri WhatsApp tukagiramo abo kuri Facebook none abajene banaga bagira nabo kuri za Instagram tukagiramo na TikTok nabo bari muri za TikTok nuko bari byicira ariko izi telefone mufasha izi telefone n'urubanza turarana turarana n'urubanza turarana n'abantu bazajya muri gihe no mu bari muhano hano hari abantu bazajya muri gihe no mu mugena hari abantu wandikira bitwa muri Facebook bari kuri Facebook muri friends ngo my friend wa Facebook bazarimbuka fata iyo telefone gutya ifata ishyira imbere gutya hanyuma usure muri aya magambo bayifashe gutya ngo Imana ntitinze isezerano bivuga cyane ngo Imana ntitinze isezerano nkuko bamwe babyibwira bana n'amatelefone bagira murazifite mwe uretse bari secondaire yewe tubisoma ngo Imana ntitinze isezerano nkuko bamwe babyibwira ahubwo yarindiriye yuko atagira n'umwe muri no phone yanjye urimbuka mufite bami dubudu yanyu mufite my family none twafite kwa bashoza family kwa bashoza n'iki jambo cyose abashoza bazarimbuka Imana ishaka kubona muzarimbuka abandi bakagira abanyabyinshi abandi mugira ngo abandi ngo twiganye muri mfite muri y'abagunga mfite muri y'abagunga hari no nkize mu bimwe ngo mutwiganye muri primaire hari zitegura bakwe hari umudugudu wanyu umudugudu wafite wose kandi Imana ntizisezo gushaka kubona mu mudugudu wawe uzaribuka ukore iki kugira ngo dore y'ububyutse bwaje turara turira ya mazina tuyabwira ubutumwa n'ubona abantu batakaje ivuga ubutumwa gukunda bakizwa anga muri abana beza hari ibintu tajya mukora ko rwambe nazangame yatajya mu bikora uzi uko umukristo amara ibyumweru 53 by'icyumweru y'umwaka aza wenyine nta muri kitaraza umwaka ugashira ubucura koza muri shakaboko kuva bakongera gufungura insengero kugera no ugasanga nta muntu muraza hano ngo mutumire mu uza ko ariko mwe muri abana beza ntabwo ni wowe mbere duhuye ntabwo mwe murabazana siko dusigaye duhamagara bihana kwaje ko mu bikomeye ntavuze mutano jya mbere uziko sigaye duhamagara bihana agaburukara kihana bakamujyana kumufasha n'umukristo bicaranye hano bicaranye hana muri zuboko wamaze tubabagahe utuye hehe uziko kiraki mubyutse umuntu yamara gukizwa bakagira iwabo bakajya kumufasha bakajya gusengera satani turabasemu we ariko zimpamvu tuziza ubugomba mbara tuziza amavi tuziza ubukeneye kera abanyagarimba ngo tugende mu misozi
tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe bikujya. None usigaye ngo tugende mu nsengero badusangeyo tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe. Umutima watagaje sigasega mabiri korari kore mwe nkumi yamwe dufite igiterane cyane gikomeye kandi turashaka usobanutse ukigishamo. Turashaka gutumira ari he convention center nazo ariko convention center abapagani bari hiye cyari igiterane cy'abatwaye hafi miliyoni 12 kugitegura. Uzi ko abantu bategura ibiterane bya miliyoni 12 bitari umutima wazakizwa kugira ngo uzafatire shoot muri convention. Kora hano konse ikariba uturabyo tuzazamuka tukawukata tugatamika tuka handiri yamazi yageze hano amafi araboneka. Umuhanga yaranditse ngo iyo tutumvira ibyakozwe n'umwari mu 8 twumvira ibyakozwe n'umwari mu 8 rimwe. If we don't obey Act 1:8 we obey 8:1. Nito tumvira ibyakozwe n'umwari mu 8 tuzumvira ibyakozwe mu 8 rimwe. Nifite byo gutasoma ibyakozwe mu 8 ndetse tutakomeza ku 8 rimwe. Yego ibyakozwe mu 8 hanyuma tuze so mu 8 rimwe. Niba hagize niba ufata mikoro yego soma rero ufata mikoro turakumva. Cyakora muzahabwa imbaraga. Icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka n'amanukiro. Kandi muzabaga wo kumamya. Muzabaga kumamya. Yerusalemu n'Iyuda yose ni Samariya. No kugeza ku mpera y'isi. Yerusalemu n'Iyuda ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Bityo cyabaye. Baragiye barahamya bageze Yerusalemu harajyo. Ibitangaza bikubitamo. Indirimbo zirajyo. Ambiance Yerusalemu. Abakizwa bariyongera. Nta batangira gusangira ibyabo. Bibagirwa Yudeya ni Samariya. Hanyuma 8 rimwe bigenda gute? Nani mwe byagize gute? 8 rimwe abakanga. Abakristo bara. Oya soma gusa soma umurongo n'ujya mu titire. Uhereye uwo munsi haduka karengane gakomeye. Iyo Yerusalemu muri ambiance haduka ibikomeye. Yego nabyo rete? Bose batatanira mu bihugu by'Iyuda. Iyuda nahe? Ni Samariya. Teretse intumwa. Iyo dutinze mu nzu tutajya kuvuga ubutumwa badukubita mu rugo ngo tugiye Yudeya ni Samariya. Ntibamaze kudufungira insengero kabiri. Ubwa mbere badufungiye tuvuye Yerusalemu badufungiye ngo tujye gukora isuku. Ariko burya bwo mu rusengero twafunze mu gihe Yudeya ni Samariya. Ejo bundi ntibafungiye mu rugo jya muri quartier nta materaniro uri buzemo. Jya kubwira umwana mu gipangu. Dore ikibazo cya mbere mwaragiye murasinzira abapagane bo barungutse. Abantu baguye ntibabarika burarirwa cuje ku ruti n'imyaka yose. Kujya tumenya iyo twohereje Yudeya ni Samariya. Ego ya urubazi Yudeya ni Samariya najyatangaza ibyo umuntu avuga ngo utwaritse cyo kujya gufunga wasanye bangaye kuri Yesu. Nakomboye ibihe byo mu rusengero sha. Tukumva waterana yabye nawe muzibwa. Twanze kumvira ni 8 none 8 rimwe. Hari igihe baro bayinaga gucya bakayikina icyo mutajunga. Iyo baro yanze ntabwo baro worowe kirajunga. Hari igihe ngombwa bagashota. Shaka mushaka mbega tuvuga ubutumwa. Iyi nibyo ko kumira Yerusalemu yabarahiye. Pastor mukanya bivuze. Muzi imihanda iri gufungwa kugira ngo bamwe babone ko muzi ko bajya gufungura izindi free zone muri Kigali zo kugira ngo abantu bajye kunywera dore disimenti yuzuye. Bajya gufungwa nano kicukiro bajya gufunga imihanda. Abo ni bande bazababwira. Ninjye nawe. Hari no kugira umutwaro. Bava mu twashaka umubyutse banagaruka mu nzima. Abantu bahembuka. Satani ari gukora ari kurokita. Urakora anniversary mukajya makeke mukifotoza mukarangiza mutavuze utabwiye abantu Yesu. Barashaba mwese mukajya mwabegera imweru
inyuma brandisha mugenda muri brandisha mugikadisha brandisha utavuga udapfuta kuvuga mu Yesu irakumarira iki? Turi mu gihe gisobanutse ariko cy'imirimbukiro. Muravuye mu cyaro atajya mu bwenge muravuye mu cyaro ngewe n'igikondo n'umwana w'igikondo sinabaye mu cyaro ndasobanutse nigisha muri kaminuza zo muri Amerika ariko mvana ko usimu tutazana kuri Yesu kwanga gusa. Kandi uvuga ubutumwa bwiza you never know. Nabuze mbibwira bakare bituje kumva ngaha nabuze mbibwira kare amazi asenya urukuta ntabwo imvura isenya urukuta si uwo munsi haba ari amazi amaze iminsi akubita rwa rukuta imwe ruhahirwa yuko ubise inyundo ku rukuta inyundo 200 ntumenye ngo ni iya 5 ni iya 8 ariko upfa kuba wakubise. Mubwira abantu ubutumwa niyo batagusubiza uvuge. Hari akantu kitwa jingo n'agapibulise k'umunota umwe kaba ku maradiyo ngako bamwe ngo saa 8 ngo mugejwe n'ikintu tayari ujya kubyumva ngo isaha ngo ni ya D.S. Pingos menyenga pingos kuri dodos ni dodos harakanya muna navuze ngunda kitwa kabeka beka ihindura ubuzima mu buryo bwa finance transforming lives. Ariko nyamuri ikintu kimwe iyo jingo bamwe gikunda y'igitego cyinjiye babango wajya kuvuga gati ngo Bank of Africa financial transforming lives jingo igatambuka ntagiye mugenda na jingo ivuga Yesu ko mwirwa mu wesha n'umugabo nanjye namwe kutari muvuga muri bisi kutamuvuga mu isoko yewe nsanga kujya kuri Zoom meeting ya international yewe jingo yanjye nayigendana niyo mbuzi ko nyivuga ndayisengeramo yewe jingo nyisengeramo. Mwami Yesu ndagushimye uyu munsi tugiye gutandukana ariko nibitse ko watanze umwana Yesu Kristo kugira ngo umwizera atarimuka bwa bugingo buhoraho. No muri aba turimo hangaha nubwo twanezerewe hari abagukeneye wahe gufungura umutima ubure nabo mu izina rya Yesu. Yavuze ngo amen bavuze ngo bibe gutyo jingo igatambuka. Yewe cyangwa wicara muri bisi ujyane jingo ya Yesu cyangwa ibintu complex mu batari ibintu bisobanutse. Umuntu ntazi ubwire mufite Yesu umwanditse gusanga muri interview ibintu y'umuryango umwe tujya kuri interview y'akazi turabaza ngo iki gituma niye ndagaciro uzanye aravuga ngo ndagaciro nzanye hano dani n'abahinde batari n'abakristo ndagaciro nzanye ni uko mu buzima bw'uwaha Imana ubuzima bwamenye Imana kuko nahuye na Yesu arabona wenda ramwira mu bigira bizi n'uko kwemeza nandi mu bintu y'ukora mu office ujye mugenda na Yesu ujye mugenda jingo ya Yesu. Nabwiye abantu bakare niwe nsoseje mu gihe cya gatatu ko turimo turihutisha mu senge turashaka imitsi yo guhembuka amafi menshi. Umuntu umwe twahuriye muri Holland nagiye kuvuga ubutumwa ariko nyuma cyo kujyana muri Australia yari umunyarwanda cyangwa afite itora y'abantu 900 b'abazungu. Ni gake kubona amatoro y'Uburayi arimo abazungu gusa yari afite 900 kandi muri itora bisobanutse nabaza ngo maze turimo turicara tuganira maze ngo mbwira uburyo ahantu Imana yakugejeje agabuti uburyo muri Australia mu gihugu gikize ufite abantu bangana gutya byavuye. Arambwira ngo ibintu mekesha umumama umwe twahuye muri 87 muramvuye kwigisha Huye Butare muri kaminuza ngeze save mura n'umumama wanyagiwe uhetse agakapu hanyuma umumama ndavuga ko umuntu yari rataga nicyo gihe transport services zanakomera cyane abo atari bagira impuye uyu mama nkamutwara mu mvura nyinshi bamukiramo amushyiramo ari byane bisaba amushyiramo amugejeje mu mama yicara modoka abantu bagenda na jingo ya Yesu. Ariko mama umuntu muri n'abasore benshi ntabwo tukavuga Yesu ubu tukoze service yari yo mu gihe twabamo buri wese natumira abantu byibura 3 badakijijwe abazana hanga nimushaka muzabagura amafanta n'amajibu n'abadirimbire murajye gute tuze bababwire Yesu ko ibyo byatunanye.
Umuyehova yakomanza ahantu, akomanga ku kigo ku gipangu cy'umurokore. Umurokore arakingura, ahita amwemeje kukuburira ibya Yehova. Undi ati mubona ibyo byizera, twizera Yesu. Aramubwira ngo impamvu naje komanga we nuko watinze kuza komanga iwanjye. Ubwo watinze wowe ibyo bya Yesu ufite, watinze kuza kwimbye, reka nanze mubwire. Ububyutse butaza n'abakizwa. Ububyutse butagira abasore bahaguruka hanga bakanaga igitero baba ngo buri Friday tuba duhaguruka hangaha tugere n'amaguru. Ni ikibazo cy'amandazi arimo, ni ikibazo cy'ibirayi n'ibiturano tujyana, ikibazo kuki mwabuze ububyutse buzana ujye mutwara kuzana kuri Yesu. Ikibazo cya mituyu, ni ikibazo cya momo cash, ni ikibazo cya kanda kanyenyeri byaranyubiye. Urudufu ibitero hano mu Nyagatanga, ibitero mudiga byo hano ziri y'abandi kandi tugavuga twavuga ubutumwa iruza guterwa. Aho tujya kuzana baki, aho tujya kujya kwemeza abantu, watumye kujya kuvuga Yesu. Uwo mama wageze mu modoka yamaze kwicara, aramubwira ngo wakoze ko marifite umugabo mwiza, wagiriye neza ariko reka nanjye mugire neza. Atarashaka kugabira umugabo ari nyuma umuntu ujye kujya neza, abona akagore k'amazi gatoha. Aramubwira ngo iyi neza wagiriye ndashaka kuza n'umugabo nawe ukugira neza. Uwo mugabo yitwa Yesu. Impamvu umeze gutya nishimye, impamvu umeze gutya ni Yesu namenye. Uwo Yesu rero ndakwifuriza nawe kumuguha ukamujyana. Umukire areba hirya aramubwira ngo nyanga amagambo y'abakene kene bagenda bavuga ariko agatembe kagize ngo message iba yatambutse, message yari yatambutse. Yutambutsa message ugakambutsa mu gitondo ukwageze ku mbuga bwira ukwese agira neza bese ucisha mutoto mese reka umurimo n'uwiteka uzi byabaye muri 90. Wa mugabo yaje kujya muri Australia agiye kwiga, ahageze ahura n'umugabo w'umukire cyane ufite za jet, ufite indege ziri prive umire aramubwira ngo ngwino ngo audience tugane ngo bacaraganya amwe akibwira icyo cyatumye itera imbere kugira hanga. Aragate nuko akora cyane, hari umugabo witwa Yesu. Wamindi ubuzima bwanjye umugabo nabwe bo amazi azagwisha inzu ntabwo yazi, ariko ni mirimo muvuga iki arandoka barandoka ubuzima tumara mu myaka ingana ariko igihugu gisigaye kiri wanjye ni ajye mva amatiku y'abanyarwanda guteganya bona urwiyo hepfo ubuzinga rw'iyo hepfo aho wambaye igitenge ngora muri utwo tuntu musenyeri myako ubuzima musenyeri myako mune gusengera bakizwa. Ni hari amasengesho akora, mwaje tukagira amasengesho y'iminsi 3 yo gusengera batarakizwa. Ngafata telefone tukandika list mwami Yesu turabasengera abantu turashaka ngo karagenda bakoreho. Uwo mugabo yanyundo ahita avuga ngo uyu mugabo nabwiwe n'umukene unyagirwa hanyuma ubwiwe n'aba miliyarderi, uyu mugabo agiye kumushaka nuko akije. Tutumvira rimwe 8 tuzongera 8 rimwe. Icya gatatu hanyuma tuzi n'icya kane. Icya gatatu turavuga ngo ibyondo by'ibisayo n'ibishanga by'ibintu n'abantu bavota bitatuma abantu bagenda. Hari ibishanga by'ibyondo by'ibyambagara ujya kugera ugasanga ibintu byo kwikinisha byaragufashe, wajya kugera ugasanga ibintu by'inzangano zaragufashe sinamubabarira. Hari ibyondo n'ibisayo byo hatari ububyutse bahora mu byondo by'ibisayo akuruka yakora Imana akabimira ngo bizajugunywa kure. Sibona mwaje musajya rw'amakaro umeze mukijana ibyondo n'ibisayo byo mu mwuka imeje kurusengero usa neza ukanye mu nyuma n'urakubura kuza kwitabye nk'ingi ukavugiraho Imana uri mu byondo n'ibishanya kandi ntuva aho haleluya kandi urimo. Nimubona ibyaha byicaye mu rusengero mujye menya ngo nta bubyutse buhari, nta mitsi yo guhembuka. Aho y'amazi y'umurengero azagera ngo ibyondo n'ibisayo bizagera hirya. Usiko abantu nazo mubwira umuntu umwana mwaje kumbira ngo mufashe musengere ngo ari nasha andamara mbere ko musengera yiribwe gukirana n'Imana arahatura aranje arambwira ngo nanje mwire nubwo nteretswe ariko byo watuye
ntabwo byo ngibyo hari ibyo usize inyuma nuko urahanga nk'umukozi w'Imana ndabona ino usize inyuma arabati atese uravuga cyaca ni nibyo nyine mvugaga ati naraza kwiri umugora ati ndasingirwa mbyihana ati bina bihanye twatu n'ingwa mu byo bituyemo n'ubusake n'ubundi nijoro nongera bikora ara naho tugeze ati binaje kugora ati ntabwo ngibisubiramo ibyo ndo nibi ibisayo bizirike mugomba mbari amavi urukenyerero ariko bizajugunywa kure kandi ndagiza ngo aho ndakunda cyane ngo hazera ibiti ngo bifite amababi ahora atoshye ngo n'imbuto z'amatunda ngo zizajya zera mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu minervari bure zigumye zera mu kwa karindwi upfushe zigumye zera mu kwa munani Imana iguhe amafaranga zigumye zera ubaka inzu zigumye zera bayiteze cyamara zigumye zera ngo zizera uko bukeye nuko bwije ahantu amazi y'umurengera yageze haba imbuto haba ubuhamya uzi ko abantu batanagirana ubuhamya ngo gwimura ati ndashaka kuri ibyo ndimo ndagenda nk'umusore kandi ngenda ubuhamya bwiza uzi ko abantu bajyaga basenga bagasengera kwera imbuto naho twebwe turi muri fire biragiye uramubijyana ko ubundi mnabijyana muzabirangiza biragiye biratigise biraguye biracuramye biraburiandutse wazawe zitagira ubuhamya ujye muzirika abarakora biba amasima biba amafagitire aho mu bipangu birirwa amagambo n'amatiku arakora batagira imbuto nano hasigara agatebe rero iyo wabuze imbuto rero abantu bajya vuga ibyo bashaka siyo mana yawe abantu bazavuga bacakake utuntu ubundi wagenda nyuha baravuga kandi buriya igiti kirimo amashami igiti kirimo amatunda nicyo batera amabuye biri bari gutera nyine none kugira ngo bahisemo kuyatera amagambo y'abantu si y'Imana yacu amagambo turimo basenze Imana ikabaha ibiti byaho ngo n'ibibabi byaho ngo bizere imbuto kandi imbuto zihoraho ibintu bine yo habaye iminsi yo guhembuka ituruka ku mwami amazi y'umurengera agezana yuko amazi yo muri twebwe yapfuye zuka akira n'ibiti mu bikazuka kabiri Imana igizana abakizwa Imana ikaduha imbaraga zo kujya kuroba abakizwa gatatu ibyondo n'ibisayo n'ibishanga bikurwaho aho kane imbuto z'amatunda imbuto z'abarokore imbuto zigumaho imbuto za buri gihe imbuto ubuhamya kugenda n'umukristo wajya kwambara ugatekereza ko wambaye kuri umukristo wajya kubyukanya ko wambaye umukristo ati umuntu wari sasita ni ukuri sigase nigo ubuhamya imbuto reka mubwire urugero rw'imbuto uzi ko ngewe wayitangaza ntuzansuhuze nitukura muri iyo situation nuzashaka uzabuze umwuka wera wambaye n'igitambaro n'ikijipo ugeze hariya duhuriye muri resitora waruye ibiryo birenze igisahane potaje hejuru hasi imineke ibiryo bimeneka waremerewe nujya kubwira ngo uraho umukozi w'Imana Yesu ashimwe ntuzansuhuze aho ntabwo wiha agaciro umukozi w'Imana icyo usana kingana gutya reka nimukuru umukeneye niduhurire ku gisheke mu muhanda hararogeza abanyakorakoye muzavugisha ntabwo ari perutse kujyana n'umushoferi utwaye boss agenda asakuza kuri telefone iribaze karese wabo ndabwira uyu ni boss bati urakijwe ntuzongere kugira usakuza ntabwo utwara boss usakuza uri muri bisi ku telefone kibwira ni buto murakoze neza none se bazana mukozi Imana aramuduhura
kari kageze ahangaha none ahora muhanda akabona umukozi w'Imana agatangira kakamanuka urugendo ugenda umushikira nzose wakabaye ibuni. Hano hari tubeshye muzanga mwambaye gucya ku cyumweru wahura namwe kwa mbere yakumirwa. Ese ubundi hanga ntabwo urashaka ko ahangaho ubundi se wamenya ko wambaye neza. Ubundi wakeneye kumenya ko wambaye neza nabo hanze. Ese wowe uri wambaye gusa hanze kuva kwa mbere kugera gatandatu. Ku cyumweru utoye igitenge kigera hanga none sano ntabwo barimo hano hari amatara menshi ntabwo ari wakeneye kuva muri ki ya kumurikira hanze. Ikibazo gukunda kuzana asanzwe amatara nabaye umucyo wo mu mucyo aho ko umucyo wo mwijima. Nose ujanga muri bambari tse twagute ugeze mu gipangu yose kuzo biri kuvuga wamugore yaketse we uzi kutamuzi ko uze mu gipangu menya ko abuze ntabwo barokora vuga ibintu byose birasakuze byose. Imagine ko mu gipangu idahari bazi kudahari wamara kugira ngo bifashe gute amasabiri pasi yenda ngareke kubikora jewe faza twakora ikinyuranye ukiga kuvuga neza mu gipangu washaka gusakuza twakwihanganira kandi twanapfa no kwihangana. Twambaye kana amabere ari hanze hano ku musozi kuva kwa mbere kugera gatandatu none twebwe uratwikirije kuduhisha afazari biro utabi uzazo yambare tunabona ko tugusenge afazari wambare neza hanze mwebwe arabishuriza ariko ni ibintu ubundi uko rubisha ugira ingeso nziza hagati y'abapagani n'ubwo abasebya abaganya niyo abantu bimaze atowe ejo mujye mwiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Turashaka igiti kiri muto umukozi w'Imana n'umuntu yinjira ahangaha yumve presence y'Imana. Isuku n'umuco bari muzi ko ibintu biri byiza byongeye kw'Imana bihinduka icyubahiro cy'Imana. Ndabisubiramo kuko arimo kumva neza ibintu byiza birimo icyubahiro cy'Imana bihinduka icyubahiro cy'Imana. Aro umotari umurokoro utwara ikimoto cy'ibivumbi n'ibyondo mu mapine uri mwatukije n'Imana. Mutware mukozi Imana mutware bose nanakuze muri ujye ntabwo nzayinjira mu gikasike cyawe gitoza uri muratukije umurimo w'Imana. Nige kugira imbuto no mu tuntu dutoya mwiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Hanyuma rero mwegame mvuga ikiguzi njya kwicara niki cyatuma amazi ava mu bwoma bari akarenga amavi akarenga urukenyerero akarengera hanyuma ibintu bikazuka abakizwa tukababona ibyo misaye bikagiye tukera imbuto muri byose hakera ibiti bizima. Ariko muhumbo jambo y'Imana izima uraza kubyumva nka saa 9 z'ijoro saa 10 byari mutwigisha mwaka itabyumva umwanya hakagira ngo ni nka saa 10 za mu gitondo ariko hajya buriya bibaga bikikorwa gari ibintu bavugaga bikomeye kongera ukabyibuka mureke n'imbuto itabona ntabwo kinini bakimwe ngo yitukira mu nda urakimira kikagenda kikajagaraga mu nda kikoza ibyo bikwiye koza nyuma y'igihe kuva mu nda hashize muhumure kinini we mu kinini hanyuma kireka gikore muri wowe. Ikintu cyatumye kivana amazi mu bwonko bari kikageza amavi kikazamura kikarenza ni ikintu cyitwa igihe imbere y'Imana. Igihe utanga imbere y'Imana nicyo gipimo kikugeza mu kurengerwa n'amazi. Jya ubibabwira ibyo mvuga ntabwo ndi umusazi sinirirwa mu rusengero mfite ibyo kora hari umujya mu rugo wa pasiteri ari byo bakora ariko ndabizi icyo bita guhuga ndabizi icyo bita isi tubwira ngo iri bizi ariko yaba bizi yagira Imana iracyashaka igihe cyayo. Ese muyigiye muzi ko rengera igihe ndabizana mesikize mecana muri kino gihe nicyo kiboneka none harabajya batubeshye ntabwo mari ariko turi kumwe mu mwuka mwemuretse gatoza bane nagize masters ndimo nzagaruka ni muguma muri ibyo bintu amazi azahora mu gomba mbari Imana irashaka igihe 2019 ijya kurangira 2020 tujya kujya muri 2020 covid itaraza yari kiri mu Bushinwa njye nigishije Nyarugenge muri ADP hari mu ijoro Imana yatubwira ngo mubwire abantu basenge imyaka 10 iri imbere 2020 2030 cyo bitatekeye mbese imyaka 10 naho ngaho
musenya ko ni igihe cyo gutegurwa k'umugeni. Kandi Imana yategura umugeni muri ibintu bibiri. 1, irashaka yuko abantu bayigiye. Kandi uko byameze kose bayishakira igihe. Kabiri, abantu isi kuva muri hard cyangwa muri soft kuva mu bikomeye cyangwa mu byoroshye. Imana ishaka ko tuva mu byoroshye cyangwa mu bikomeye. Iratubwira ngo nishaka icyo gihe cyatse kwigena akisubiza. Ntabwo twatse tugiye biravuga. Mu kwa gatatu kw'itariki 22 itangazo ry'umuntu rirasohoka. Mwese waba ufite ubukwe, waba ufite raporo zatangaje, waba uri mu ntara guma mu rugo. Iratubwira ngo cyatse igihe nakisubiza. Ariko Imana mwayihaye. Ukuzamura akaboko gusa akaburuza. Akavunika akajya muri rwa Faisal ikakazirika. Ukamara amezi 3 iri kumwe nawe yabishobora. Kandi kagunya ku Imana kandi abantu bakabaho n'urugo rugakomeza. Mwibeshye. Uzima muraza imigihe nuko umugabo wa mbere wabaye busiest, umuntu wa mbere wabaye busy wa mbere waro no umugabo witwa Mose. Uzibara Mose yarabaye banarenga yushizemo abana n'abagore ugashyiramo rwa ruvange. No abantu abateoloji bacyakora research bavuga ko hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3 zimujya inyuma. Nta mituweli, nta minadefu, nta minisante, nta rukiko rw'ikirenga, nta daso, baramukurikira nta stoke, nta nama guverinoma, nta UN. Imo ndibaza Mose abantu muri gihugu bisi wabwe imanza arazikemura akagira gute baragenda, ariko ureko kuri Imana tagira ubwoba iramo n'ubu uri bisi zabugutanga umusozi baramitse birwe ntabarukore mwigize abasirimu mutatangije. Rero mujye munyumvira muri Imana, ariko buriya tuba turi kumwe, ariko nabyo gushaka iby'ubuzima turabizi. Ariko za makuru impamvu ngirwa mu stress, impamvu mwabuze igihe nuko nagiye kibana mu gihe mwandika ku kanwa. Impamvu mutagira igihe nuko nagiye kibana mu gihe. Ubundi umuntu ugira igihe cy'Imana ntajya buri gihe. Uziko Mose yamagara iminsi 40 akagaruka. Uziko Yoshua amaze gufata we yiyongera kuba komanda kuyobora ingabo. Urwo muri byandi yiyongera kuba komanda, ariko aramubwira ngo waba komanda, waba minister, waba ndi ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ujye ubitekereza, meditate ku manywa na nijoro. Kumedita ntabwo ari gusoma, yari yicaraga. Nushaka ufite inama zimeze gute, Imana iradushaka. Okay. Ubuhenebere bwose buva ukuri gihe. Kandi tuyima igihe ishatse irakibonera. Isi iri kutwemeza yuko uri busy. Isi iri kutwemeza ko nta gihe dufite. Nabuze nta urugero. Ujya mwicenekera muri abarokore ya 2022 dukeneye iminsi yo guhembuka kabisa. Abantu bavuga ngo mutubwire impamvu mwakira ikirema iminsi yavuye. Ariko zariya iminsi yavuye gukiza ikirema abantu babo tubigenze dute? Muzi gufata abagabo 20 Yesu agiye kujya mu ijuru. Akabwira ngo bari baje bazi ko agiye kwimikira ubwami, bari bafite ikigezo cyo kujya kwimika ubwami. Arabwira ngo si ibyanyu iby'igihe n'ibindi. Mugende mujye mu cyumba cyo hejuru. Mutegereze igihe muzabumuka wewe. Hanyuma ndashaka gutegereza abantu 20 baragiye. Bakabaza tari muri kumwe. Hajya tugiye gutegereza iminsi ingana. Bari rero ngari Imana. Umubare 3 witwa umubare wenda hari ibintu twa mu bya prophetic, umubare 3 ngo 7 ateka twiyangana 3. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri nawe bari kwishyura ikiguzi cyitwa igihe. Ku munsi wa gatatu umwatari ko komona ya minsi igiye kurenga. Atari bose rwafunguzo osize orusuginde urati turindira Imana. None se bamana uko kujya ku ishuri ntabwo wasimbutse. Undati yewe kwishansiye biragenda bite? Imana iti byo by'amashansiye ntabwo ndi mudashaka igihe. Dora ho ndi bano barakore mu minsi miruka nanjye ndimo twimo hano twese. No kuri Imana twego tugere saa 8 z'ijoro uyu munsi. Saa 8 z'ijoro gusa hano turindire dushaka Imana kugera saa 8 z'ijoro. Ahubwo bati rero n'ubundi bamurasanzwe bavanyirwa turamuzi. Sibone biriya bintu ko buri Imana nitumura ubwenge Imana izaduta. Nibyo none muri Bibiliya. Pero by'Imana muri turubwenge Imana izaduta. Ubutagiye gutubiye. Wirigo wasamabuye uri kwishatse ko twese wirije ngo turi kumwe mwuka wapi. Harabiri ko kazi batanga umugoroba. Ariko muzima mugenge ntemerera Imana nuko nta mupagani wari wareka ibyaha ko yabuze igihe.
nta kabari kafunze kuko abantu bari busy. Uza amakuru abaho dutakuwa gatanu twese tuvuye dufite exam mu gitondo kwa mbere. Wowe ukabwira Imana ngo ntabwo mari ntabwo nzaza muri 50 ikizamini. Umupagani ntashobora guca ku kabari niyo yafite ikizamini mu gitondo. Ninde mupagani wari wareka inzoga cyangwa itabi cyangwa kugira gute? Umuntu ko ufite amaraporo menshi aremera akazinduka kara mu maso agari muri raporo yaraye mu kabari. Muri guma mu rugo hafunze abagabo tugera baga mu nzego, abagabo bajya bazagikondo no mu maguru bakajya kunywera za Kicukiro bihishe bacika bakemera karasta kubera kumenya ibyabo no kuyagacira. Ufata umugabo aparika imodoka akagizivana akajya kunywera Kicukiro n'amaguru agenda gura kugira ngo ajye kugira ngo bone icupa kama ngo nubwo yarafunze ariko twarawe tu bone yo mutumo nubwo byari ifunze ariko twarasenze tu ntabwo dufite igihe ntabwo muzagendererwa n'Imana, ntabwo muzageraho muzahora mu bwoko bari nimudatanga igihe. Reka nsenge Imana. Kugenderera abandi kugenderera abandi Yesu mukiza, Yesu mukiza numvuko Mureke tuhaguruke tugiye gusenga Imana. Imana ndagushimiye, ngushimiye kubwira itorero, ngushimiye ku masezerano warivuzeho. Haleluya. Warivuzeho ububyutse, urivuga kugendererwa n'Imana. Nanjye umugaragu wawe uhagaze aha ngaha wabivuganiye nanjye, ariko habonetse ikiguzi, habonetse ikiguzi cyo kuvana amazi mu gombambari, amazi akarenga mu mavi, amazi akarenga mu rukenyero, amazi akarengera, amazi akazura, amazi agakuraho isayo n'ibyondo n'ibishanga, amazi akeza ibiti by'imbuto. Ndasengera umukobwa, ndasengera umusore, ndasengera umugabo, ndasengera umugore, ndasengera ubuyobozi bw'itorero, ndasengera abakristo, ndasengera icyiciro cyose mu izina rya Yesu kugira ngo habe kuzuzwa bidasanzwe. Dusabye umwuzuro w'amazi. Haleluya. Dusabye umwuzuro w'amazi, dusabye umwuzuro w'amazi. Ikiguzi cyose ugiye kudusaba kugira ngo usoze umugambi wawe Mwami. Iri jambo rijyakuye muri twebwe, iri jambo rigira imbaraga muri twebwe, iri jambo nirihure n'ibikuta n'ibindi byose byaraciye intege. Tuve mu ntege nkeya, tuve aho twari tumaze, tubona iminsi yo guhembuka ituruka ku mwami mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunanije imigambi ya Satani mu izina rya Yesu, tunanije imigambi y'umwijima mu izina rya Yesu, dutatanyije ingabo z'umwijima mu izina rya Yesu, dukubise hasi ibihome byose bituma natijya mu byo guhembuka mu izina rya Yesu. Ibihome byose Satani yubatse, ibintu Satani yaramaze iminsi acica abantu intege, ibintu yaramaze iminsi biduhambiriye, ibintu tubatagomba tugomba kugera, turabisenya mu izina rya Yesu. Ingoyi yose Satani yarashyize ku bantu bawe akabuza kwinjira mu isi yo guhembuka nicagagurika mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hagira ibintu bihinduka kubwira ijambo mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu. Ibyapfuye bizuke, ibyadupfiremo bizuke, ibihe byazibye bizuke mu izina rya Yesu Nazareti. Urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze data, urakoze ku mirimo itangaje. Ndashaka gusozeza kuri iki kintu. Nabicaye mwese muhaguruke, muhaguruke. Imana iri gukora turabyumva. Ndashaka guhindukira ure mugenzi wawe umwe gusa kwegereye, hanyuma mufata amaboko abiri. Keretse ari batatu bigoranye, ariko ahenshi bidateze ko ari batatu murakora batatu, aho ntihagire umuntu usigara. Mufata amaboko babiri, ntihagire uko kudafatwa. Oya, mwabyishe hindukira gufata umuntu umwe cyangwa mufatane gwe. Niyo muri batatu mukora ikiziga, niyo muri babiri mufuhirikira mbere amaboko. Mbese amaboko abiri yawe yose n'ikirurire. Aha, uwo muntu utamuzina mubaza izina. Niba utamuzi ubuzina kugiye kumusenya muvuga mu izina. Ya mubaza izina rwose. Warifashe? Nyemerera umwuka warakuyobora. Amagambo menshi twavuze kubwira ijambo ryo guhembuka. Uwo muntu muvuge mu izina, ugira ibyo mwaturaho biciye muri ijambo mu izina rya Yesu. Ugira isengesho ry'ubuhanuzi. Ubwo ugiye kumusengera, rero muri dusengera turakizwa. Uraza gufungura akanwa, ugira isengesho umusengera. Ugira ikintu biciye muri ijambo mu mwami. Nubwo ari bwicyo, ariko uyu mugabo mfashe, uyu musore mfashe, ndamusengera mu kintu cyo ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Reka tuzamura muri sengera ni data mu izina rya Yesu. Fungura akanwa umusengera mu izina rya Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Those who follow like an old Saturday, didn't even wish you would have known. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hari imani bakora kumbe, hari imani bakora kumbe. Tugihagaze twese, mwemuretse ndasoza. Ni ukuri hari ibiri Imana ikoze. Wanyemerera mu bwisanzure bwawe, nta muntu uhungabanyije umutekano, nta n'ugendeyeho, nta n'uwikiriza. Wisabire uko wumva ingano y'ibintu Imana iri gukora muri wowe n'icyo Imana igambiriyeho, ugatera haleluya wowe ushaka umureza ushaka. Namukereza nta ugomba kumva utera kubyumva. Wahitera uzavuga amaboko wagira gute, ndavuga gatatu, hanyuma utera kuzumva nuko byakira, nuko ushaka kuzivuga. Hanyikirizo ukeneye, nta rwukeneye. Hari ibintu bimwe